ni promotion ngiye na sensa ndamu yewe kuko sensa ariko reka nkwereke yagiye gushaka umuntu ndi bukureho nk'aka udumbi nka 50 turebe ko urabona umukiriya namutangiye sensa turebe kuri bumubone nyine wowe kubera usiko uri hasi tujye gushyira hasi na business rimwe na rimwe dushyiramo na promotion ubu se ni ngombwa kuzajya uhora henda abakiriya nyine promotion sensa basi tugire bitatu tugire bitatu tuze kumugarura sensa ya gatanu uriya se ko koriya wamuciye 500 ngahe uwuhe ahubwo nuwahi yitwa Yesu tuyavite gutya uyu ni wa Yesu wavuga yaje agatubura n'amafaranga witonde ngo tugushake mu mafaranga uyu munsi uyu Yesu tugomba kuyamukura ngiye kuribwa na Yesu ariko ntumbangamire oya umva reka nanjye Yesu arabo wanje ongera ko oya umva mbwira Yesu bite byanyu bakobwa beza ni byiza umva bakobwa beza ko muhagaze hano turi mu kazi akahe kazi oya se wareka ko umukiriya wanjye Yesu ni kuri promotion ni kuri make se wowe bino nguhe ndabona ufite na nyashi ariko ntabwo ukwiye kwicura erega waho turemye turamana ubwuzu Yesu reba hano nawe uri mwiza unateye neza ariko winyegereza ibidukikije oya mwinjyana mu bishuko ntago ari ibishuko Yesu ese si wowe wabiduhaye reka natwe tugusharinge ariko ni kuri make Yesu ndi gutangira make ngwino ngukwe toka satani umiki ngwino nguye ku mupuri ni make uyu munsi twashyize ku kirango umupuri ni ukuvuga iki ni bya bintu waduhaye biri hagati yacu hagati y'aya manoza Yesu uyu munsi akuse nawe kwijijisha ese Yesu ubundi mubaze ko ngukora witwitarutsa umubiri waduhaye nawe ukora nk'uwawe kuba ukora si ikibazo ariko mwingusha mu bintu Imana ishimwe ko umbwiye ko ukora uteye neza ufite na nyashi ariko ntago ari byiza wumvishe ko yarishimye uretse asubiritse nkigana na Yesu we hura na henda kino kirahenda mureke nigendere nta kibazo ubwo Yesu ugiye udufashije munsi turi muri gahunda yo gutira kuri promotion uyu munsi umupuri taza makeya ukuntu zihuruza wamuretse ko ari umukiriya wanyu asubiritse nkambwira umupira akikubitira bakobwa kuki mwifata gutyo erega Yesu ibintu biba byahenze muri iyi Kigali ni danje none ubu usanga amazuba arandi rode Yesu uragenda kubomoza no munsi umbomoza ni Dore bareba Yesu kora wumva oya mwijyana reba hano hose Yesu uyu munsi ndakubomoza uravuza umupuri ni ukuri ihangane ntago mbasuzuguye Yesu ningiye gusarira tuyungwe n'umuntu ntagakuze nshaka kuguha uno munsi wowe usarute kandi mbona uri muzima oya mba numva nkwifuza ndumva nshaka kuguha umunsi ndakuha wampiki akuse Yesu nawe uzi ko wagoswe nshaka kukubomoza ku mupuri nshaka kukubomoza ku mupuri ibyo mubireke ariko iby'umupuri mubirekere nzovu na yaka ego Yesu nzovu na yaka murabazi mwijuru baratwika bariya barazwi ni abasitari bariya amahiti okay bitubireke rata njyewe ndazi kuvuga w'inkoraho akuse wamuretse uzi ko ntera ubushagarira ko yari umukiriya wanjye Yesu yagize ubushagarira ndi umuntu umubiri nambaye mushobora kungusha ariko data wo mu ijuru ntago abikunda Yesu ubundi wamugani umubiri wawe urakora Yesu ibyo tubyihorere uyu munsi yewe ntabwo ndi bugurishe naragusariye ndaguhera kandi ukeneye amafaranga Yesu ndaguhera ubuntu nta kibazo nkangahe ahubwo reka nkwereke n'ubundi naka M mwakugarura sense Yesu 500 ego uzi ko aya mafaranga aguze ikibanza Bugesera Yesu ibyo bintu mukabigendereho hano muri uyu mujyi ibyo ntabwo babigenderaho icyo bashaka no kukubomoza ibyo byo biba rubishyira ku ruhande ahubwo umunsi no wanjye toka satani n'umukiriya wanjye Yesu ndaguhera ubuntu mugira iki okay ngacarana Yesu ngayicagurije uyu anyibutsa ibyahahise bakobwa beza ndabibona mufite na nyashi ariko Yesu
Nawe mukobwa n'ubundi yaraguhaye nanjye rero maraya urabizi ko ategeza kubomoza ubu ngubu uyu munsi ntabwo tukitwa maraya. ikibazo cyanyu mubigurisha amafaranga kandi mwaherewe ubu. uyu munsi ngenda guhera ubuntu sinaguri kubyumva usibye kwijijisha nawe ubu ngubu ngo ni ngombwa ngo tugomeze kuguhatiriza kandi nawe uri kubibona ko dukeneye amafaranga. impamvu tubitangira amafaranga kandi dukeneye amavuta dukeneye kubikoresha iki cyane niga ndabisoreye. Iyi ni butike. Akazi kanjye erega kugira ngo duse neza bidutwara amafaranga menshi bikadutwara nyine kuba twasa neza imbere yanyu kandi nawe ntabwo kugira ngo mujye wandeba mubasha kugira kumva neza njye wemera kumukoraho. mudayimani barimo abavemo. Seso ubu uri kutubonamo dayimoni ukuntu turi abakobwa beza. ubona gute mfite dayimoni? ese gukenera kuvuzwa ku mutima none kuki muhenda? muri iyi minsi ureba ibintu bitarazamutse ibintu byose byarazamutse nta kuntu utahenda nawe. ayo mafaranga wayaguramo iki? erega impamvu y'amafaranga natwe tuba dukeneye kumukorera isuku rero byava muri ya mafaranga uri buduhe. umuntu aragenda akitaho agasa neza akagura amavuta akagura tukaba tugomba no kugikorera isuku mu bintu byose ucuruza iduka ryagize guteresa neza. ariko wari uzi neza yuko Yesu ajya tubona n'amafaranga wowe umuhera ubuntu ibindi byose baza kubyikorera. abadayimoni babarimo babavemo muze tujye gusenga. Yesu nawe wajya gushyiramo n'imiyaga. ibintu byo gusenga uri kutuzana hano ni ibiki? tubanze tugende tubomoze birangire nawe ubomore fresh nurangiza turajya gusenga nyuma. use wajya gusenga umeze nabi Yesu ubwo tumari iki? erega inzara yatushyiremo abatwaje aha. reka nkubwire hano hanze hari abagabo beza mukajya mu rugo mukaba abari beza bakwiriye urugo. amafaranga mushaka ndayabaha ariko iby'imibiri urategeka mubireke. ariko Yesu hari igihe tuba dufite ubushyuhe. hari abasore beza hano hanze. nakubwiye ngo uyu munsi yewe ntabwo ndi bugurishe naragusariye ndaguhera ubu. kandi ukeneye amafaranga Yesu. ndaguhera ubu. nyine ku mafaranga ndabaha yo kurya y'uyu munsi ubundi mbafashe kubona akazi kabakwiriye mubone n'abagabo beza mwakire. ayo mafaranga utagura amavuta utaguramo na bombo ayo mafaranga nayo kuyabonye reka tupfe kuyatwara ariko Yesu nyine nawe ubu turaburije ngaho agenda nakuzi ndetse tugenda ayo niyo abakwiriye. ayo mafaranga atagura ni duretse tugenda. urakoze cyane Yesu. urakoze nawe namwe cyane. Yesu urakoze ngaho ndekura satani ariko gukomeza kose reka nkomeze njye mu masengesho ndabasengera dusengera tubona abakiriya benshi bagenda abakiriya nka ba Yesu n'ubundi ntacyo bamaze. wishimiye amafaranga 2,000 Yesu twatora ayo mafaranga utagura n'amavuta yo kwisiga cyangwa se muri wanjye ntanze nyaboneye ubuntu we nta nubwo ari ayawe wibeshye iki se aya nakubwiye ngo ndaya nkamwe muraciriritse n'ubundi ba Yesu nuko babona bagenda nta kintu basigara kuri tere ngenge